Chakumuru kuriya mutoza uramukaritasi uramusena umutoza wenda mbuze n'abari kwimbana imbabarire asimbuza nabi yanga ko abafana bajya ku myitozo mundi uri hawariyo yamenyereye kujya hariya ngo kwa mukuru yabanje kwanga ko tujya ku myitozo azabanza amenye Rayon Sport yariyo amenya ko gifite mu maraso Rayon Sport ntabwo ayizi azabanza ayisobanukirwa ni ukuvuga ngo rero amenye ubwenge tuzajya Tanzania tuzashwanyaguza Imana yirwa handi gataha mu Rwanda kipe ni Rayon nawe ubwo abyumviye interview muhaye ngewe Marayika ashwanyaguza agatimbwa inyari umwana wa Nzongonozi uramurabuye amenye ubwenge afami ya Rutifi uramurabuye arasha umva ariko Marayika akaye nkuko yakomeje gukomeza ubutsi ntabwo mbabeshye uretse n'imikino mpuzamahanga na shampiyona naho tuzajya reka nkungare akanya ntabwo turi kureba ibana turi kureba uburyo tugiye kujya Tanzania ngewe cyo nashishikariza abayobozi ba Rayon Sport nibafata icyitwa umushisho Rwanda wese tugende dutwikira kipe baganirize umutoza agira ibintu ahindura mu byo yakoze uno munsi buriya match ya mbere birashoboka ko tumaze dutsinda kimwe ariko twagera tukabatsinda ikindi Wageze mama wakunje twende ariko hano abafana bakomeye cyane ikipe ya Rayon Sport barimo na Marayika ndabona gahunda ikipe ya Rayon Sport umukino w'ubanza wa CAF Confederations Cup hanyuma abanyamakuru ikiganiro cy'itangazamakuru kirabera mu cyumba hagati y'abakinnyi ndetse n'abatoza b'itangazamakuru ugira ngo nubwo igutsinda igitabo kimwe ku busa ariko mu mboni zawe ibindi byose wayirushije ariko nabonaga abafana bagenzi bawe Siporo ry'amatsinda yabigenje ko none se abanyanza karite z'abakinnyi zose zikenewe kugira ngo musinde sindida urabona mwari muzifite ikibazo cyabaye umutoza ikipe iratsinda igatsindwa ikanganya wowe mbaza banza usuhuze banza ukupi ati Marayika ibintu ubonye Marayika reka tuganire Marayika ikipe yawe imaze gutsindwa n'ikipe ya Singida ni igitego kimwe ku busa n'impamba mugiye kujyana muri Tanzania ubonye habuze iki ku ruhande rwawe kugira ngo ikipe ya Singida izi gutsindira mu rugo Shamuvandi kumbwira ngo ikipe ya Singida izitsindire mu rugo nanasaye kubera nakoze akazi kenshi ariko ngewe ni ukuvuga ngo kuba Singida itsinze igitego kimwe nanjye ubwanjye ibyo mbitse cyangwa impamba mbitse kugera Tanzania barabizi Rayon Sport yubahwe
ikipe nire ishyaka FPR idini ni Gatulika kuba Singida itsinze igitego nta byacitse nzagera iwabo makubita 3-1 Mara urabona byapiriye shaka umuru kuri mutoza ura Caritas ura muse umutoza wenda mbuze n'abari kwimbana imbabarire asimbuza nabi yanga kabaye abafana bajya ku myitozo undi uri hawariyo yamenyereye kujya hariya ngo kwa mukuru yabanje kwanga ko tujya ku myitozo azabanza amenye Rayon Sport yariyo amenya ko byifite mu maraso Rayon Sport ntabwo ayizi Mara ntabwo ayizi azabanza yisobanukirwa ni ukuvuga ngo rero amenye ubwenge tuzajya Tanzania tuzashwanyaguza Imana yirwa handi gataha mu Rwanda kipe ni Rayon Mara urabona umukino ukurikira muri Tanzania hakorwa iki kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ibashe gusezerera Singida ku ruhande rw'abafana cyangwa se no ku ruhande rw'abayobozi bahindura iki kugira ngo byibuze bazabashe gutsinda umukino n'umukinnyi wa 12 abakinnyi ni 11 ni ukuvuga ngo rero byo kuvuga ngo bazahindura iki bazagira gute nawe ubwo abyumviye interview muhaye ngewe Marayika ashwanyaguza agatimbwa inyari umwana wa Nzongonozi uramurabuye amenye ubwenge afami ya Rutifi uramurabuye arasha umva ariko Marayi ko warakaye Marayi nubwa mbere tuganira urakaye bigeze aha ngaha Marayi umva Marayi ati mubwire Marayi waretse kurakara ariko Marayi waretse kurakara wewe ni Marayika kabisa Marayi ngagira ikibwiro mu mama Marayi uwo mama ukunda Rayon Sport ndamukunda n'umutima wanjye wose ndamwubaha uyu muntu muri Gikundiro forever naransiga ku nzira haba cyangwa niho kure haba hose bahwe ahantu hose murajyana Imana igiye mu amahoro n'imigisha wimbaza byinshi urakaramba urakabaho uraje tuzajya Singida mama urebye nk'umuntu ukunda umusportive urebye ubona byapiye mama wanjye niki cyabuze urebye byapiriye system ura mutoza yaragukina yakinnye yaduhaye umukoca wa Singida yayize atwempoza tujya muri system dukina umukino wabo bashaka igipira ndaguteye urebye urabona se amahirwe angana iki byibuze kugira ku ikipe ya Rayon Sport gukomeza cyangwa se no kuba hariya muri Tanzania zakomeza cyane tujya Tanzania twateguwe neza dushaka kunganyirizayo birashoboka mama urebye Rayon Sport yari yubatse ku mpande zose haba mu bakinnyi urareba ukabona byibuze muri shampiyona amahirwe wa Rayon Sport angana iki ku gikombe shampiyona izayitwara nta kipe iri hejuru ya Rayon Sport mu Rwanda nabo bari bizi shampiyona izayitwara muri hanze biba bikigoranye kuri urwego rw'abakinnyi ntabwo babanganye ariko mu Rwanda barabizi ko nta muntu watujya hejuru pe Marike ngushimire cyane urakoze mama uko yakomeje gukomeza umutsi ntabwo mbabeshye uretse n'imikino mpuzamahanga na shampiyona ntaho tuzajya reka nkungane aka kanya ntabwo turimo kureba ibibaye turi kureba uburyo tugiye kujya Tanzania ngewe icyo nashishikariza abayobozi ba Rayon Sport nibafata icyitwa umushyishyo Rwanda wese tugende dutwike iriya kipe baganirize umutoza agira ibintu ahindura mu byo yakoze uno munsi buriya match ya mbere birashoboka ko tumaze dutsinze kimwe ariko tukagera tukabatsinda ikindi yanangamo tukakutira icya kabiri n'icya gatatu ariko se iyo system urimo uravuga ko yakinisha kuri Kiyovu mu gatsinda akayinyagiza Vipers buretse yakinishe nawe uri umunyamakuru yarayitangije cyangwa yashyizemo ubwa kabiri iriya system yayatangije match igeze mu gice cya kabiri arahindura none se kuki atabanza ko atageza agatsinde wenda agahindura inyuma wenda nyuma erega ibibazo byose nanjye w'umufana bibaza umutoza ntabwo bibaza umukino bitewe n'uko yapanze nayo yanatsinze neza sitome nayishimye ariko sisiteme ashyizeho tudashimwe twese ntabwo tuyikunda kandi ariko rero siporo igihe cyose 4-3-3 atayikina
yahere muri mita ya mbere ari yakinisha akazana ibintu ntabwo ikipe na Singida mani ifite experience muri iyi mikino ntabwo ari ikipe ujya gutestingira imikino style yawe ukinisha ibyo bitestinge kuri izi kipe zo mu Rwanda zibayabaye iyi ni ikipe yatwaye sekafa Kagame Cup ejo bundi none se urajya kuyitestingiraho style zawe ariko se nanone Fredina sibyo nubwo mutsinzwe igitego kimwe ku busa urabona iyo system inamutsindutse muri Tanzania hari icyizere ko mwayitsindirayo ntabwo nkubeshya abo bagomba kubanza muri baramu kuvuga ngo iyi kipe ikinye igice cya kabiri iba yari yatangiranye mita ya mbere wenda ugakorera amparasoma kubera ko ubona abo wabanjemo harimo bamwe batari kugira ibyo baguha ibyo birashoboka ariko ufasha beza bakabaye birukansa ikipe wabanje hanze ushizemo abandi bo kubahatisha nibo ubanje mu kibuga ukuretse kubeshya ibyo nurabizana kuri Singida ikindi bintu ikipe ifite abantu bakuru mu mutwe ifitemo abakinnyi bose hanyuma ariko ndagira ngo noneho ugira ubutumwa ugenera abayobozi kubera ko mwebwe abafana nibyo muravuga ariko umutoza ashobora no kutabibona ubwo buyobozi nibwo bufite mu nshingano bwo kuba wenda bwanamubwira iyo system akazihindura cyangwa ukaba bwafata indi myanzuro ndagira ngo ugire ubutumwa ugenera abayobozi mbere y'ubuyobozi banze utunge hano mu mugongo aranditse ngo urumva ngo ikaze Shema Fabrice perezida mushaferwa ikaze Shema Fabrice perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ejo ari kumwe na perezida wa FIFA muri Maroc Ivansino ni ukuvuga ngo ibintu byacu uzi ahantu hambere biba bishingiye umupira wacu ushingiye ku buyobozi bwiza iyo dufite ubuyobozi bwiza uvuga ngo tugiye kureba umupira muzima noneho twe tujye tuvuga ngo ekipi dutsinze kuko hari ibyo yaturushije ariko hari ibintu byinshi bigiye guhinduka mu mupira wacu n'ikimenyimenyi mwabonye ko batangiye kujya buri match bafata umufana bakamuhuza n'undi bagaterana penalty iyo ni motivation yo kubafana nkatwe by'umugani mu byakira gute none se nakubwiye ngo dore impamvu namwisize narababwiye ngo abasifuzi twirirwa tubatera amabuye ngo bariye umusifuzi yagenerwaga inoti ya 25 kuri match none se we nuca ruhinganyone wa adversaire ukamukubita ibyo 300 cyangwa ukamukubita izo desa haryo uretse kubeshya azahereza ayo 300 akorere 25 ariko iri jana yashyizeho sha Fabrice Kudeshapo mubyeyi wacu tuguhaye ikaze mu Mavubi turabizi ko abafana tugiye kongera tukabibonamo ndabizi ko rutema ikirere tugiye kuyura hanyuma ariko ikibazo cyane ntabwo urakinsubiza ndashaka ubutumwa ugenera abayobozi perezida w'ikipe ya Sport perezida w'ikipe ya Sport namubwira ngo nakomere ashikame tumuri inyuma komite yose nyobozi nubwo harimo abantu ntarimo kubona hano mu by'ukuri bumve ko bakumbuwe mu kuri kw'Imana kuri motivation ya mbere y'abakinnyi no kuba staff yuze none se niba staff abakinnyi n'abatoza kubera iki muri komite ho bitari kugenda ntabwo buzuye muri make kandi twatoye komite yuzuye mu nzu rero hari abantu tutari kubona kuri match kandi nabo hari motivation bongera abakinnyi rero nibaze dusenyera umugozi umwe birashoboka ariko niba yifata bakayikorera perezida kandi bakavuga bati akira ibyawe bakamuhunga bakamutera umugongo sha n'ubundi n'ahandi tuzasanga babakinnyi beza twari dufite baraguzwe na babandi bacitse intege bakavuga bati ngo databuja nawe yacitse intege tayari nanjye reka mukurikire ibyiza rero bari muri Rayon Sport kubw'urukundo bayikunda bari muri Rayon Sport kugira ngo natwe abafana uvuga ngo ni ikiraro kiduhuza twebwe abafana iki ni ikiraro kiduhuza n'ubuyobozi rero ubuyobozi butuzuye urumva nyine uvuga ngo urubavu amashyiga baratatu ntabwo bafata amashyiga 3 ngo ukure muri me abengo yatekeho ngo nukuri turabinginze kubw'urukundo dukunda Rayon Sport reba ukuntu mba nisize abapapa bo bari babyumve n'ibihangane bagaruke bongere babumwe basenyera umugozi umwe turajya Tanzania twemye urakoze cyane